Dukomeje andi makuru twabateguriye. Umushumba wa Diyosezi ya Butare Philippe Rukamba arasaba Abakristu kugira urukundo no kubana mu mahoro aricyo Kristu akeneye, akaba ari nabyo byatumye Umwami Mutara Rudahigwa apfukama agatura u Rwanda Kristu Mwami. Hashize imyaka 75 Umwami w'u Rwanda Mutara Rudahigwa atuye u Rwanda Kristu Mwami. Ubwami bwa Kristu ntawe bukwiye gutera ubwoba, ni ubwami bw'amahoro, ubwami bw'urukundo n'ineza. Musenyeri Philippe Rukamba i Nyanza muri yubile y'imyaka 75 u Rwanda rutuwe Kristu Mwami. Abakristu ba paruwasi ya Nyanza barasaba ko kubera umwanya umunsi mukuru wa Kristu Mwami ufite mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda utajya wizihizwa ku buryo bwihariye i Nyanza gusa, ahubwo ukizihizwa ku rwego rw'igihugu. Ibyo Umwami Mutara Rudahigwa yakoze atura u Rwanda Kristu Mwami ntibyabaye umuhango, ahubwo byari bimuvuye ku mutima nk'uko bigaragazwa n'imibereho ye yabaye urugero rwiza rwo gukunda abantu no guharanira imibereho myiza n'iterambere ry'igihugu. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Njye nitwa Jean Claude, mugire ijoro ryiza. Isengesho ry'Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ryo kwegurira Kristu Umwami u Rwanda n'ingoma y'u Rwanda no kumuragiza ubutegetsi bwarwo. Nyagasani Yezu, Mwami w'abantu bose n'imiryango yose, wowe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya umugabekazi w'ijuru n'isi, yewe Mutara Charles Léon Pierre Rudahigwa, ndapfukamye kugira ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristu Mwami niwe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe. Ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi rutarakumenya. Igihe wabirindiriye ubonye kigeze, uruha kongeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka. Urwoherezamo kandi abo kururera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse ukabura umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi nguhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva indimwe nanjye ubwanjye. Abagabo barutuyemo ubaho umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kugirana nabi no guhuguzanya no kubeshyerana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye imbere yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Imana imwe rukumbi waremye byose. Abagore ubaho umutima w'udahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori. Barere neza abana waduhereye kurugwiza, bareme imitima yabo, bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingo rero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatware ubahe kurutegekana ubutabera, barutsindemo akarengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwabo bakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo twifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryaryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwara n'inzika no kugira ubayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa bagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe. Intumwa zawe zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka n'abazanywe no kuyobora
inzira y'ibyerekeye amajyambere. Natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu, dushyizeho umwete ari wowe tuyikorera. N'amahanga yose uko angana tugusingirize mu ruhame tugira tuti: Kristu Mwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahora nibumbye byose ubu ngubu, ingoma n'iteka ryose. Amina.